Muhaye ikaze gukurikirana NGV Log 250. Umunsi tugiye kubategura broccoli, kubateka broccoli. Rero ndagira ngo ukurikirane video ku yindi uko wayitegura. Guteka amazi. Natekeye mu ipanu kubera yuko ngiye guteka portion nke cyangwa se nkeya. Urareka amazi yawe ashyuhe cyangwa se abire. Yapfundikira rero uyateke. Namara gusa nkatagiye kubira umenemo ka vinegre, ushyiramo ka vinegre gakeya, ushyiramo umunyu, namara gushyiramo umunyu wongere upfundikire. Baza kureka namara gushyira amazi ushyireho za mboga zawe, harimo karoti, harimo broccoli na choufleur. Rero izi ni imboga zigora abantu benshi kuziteka, ariko ubu ni uburyo bwiza ubasha kuziteguramo kandi zikaba ziryoshye kurya ziryoshye kuko wazitekanye ubuhanga. Rero urashyiramo kuri choufleur, ushyiremo ibitunguru, karoti, urangiza use nk'ibireka bibire, urakubishyiramo urapfundikira. Numara gupfundikira ubireke bitogote nk'iminota 10. Urabona ko biri gutogota iminota 10 yonyine. Mu by'ukuri izi ni imboga nziza zifite intungamubiri kubera ko ziba zahiye mu buryo bwiza, nako zatogose neza. Iyo zimaze gutogota utegura uburyo tugiye kuzikuramo. Rero uraza gufata amazi akonje utegure mu kindi kintu. Numara kuyategura za mboga zawe, ose za choufleur zawe, karoti, broccoli uzikuremo, uzishyiremo y'amazi yakonje. Ibi ngibi bituma rero zidakomeza gushya, kuko iyo zikomeje gushya n'ubundi bwa bushyuhe buba buzikirimo. Rero uko ziri kugira niko zishya, kandi uko zishya niko intungamubiri zigenda zivamo kandi zikaza guhindura isura. Ariko iyo ushyize amazi akonje zihita zigarukana ya couleur cyangwa se ya kara zari zifite. Ukazishyira muri amazi akonje, amazi meza cyane wateguye meza, ukazishyiramo kugira ngo zihore. Rero rwose izi ni imboga nziza, ndagushishikariza kuba wazitegura. Ushaka kuzitegura kuri dîner cyangwa se kuri lunch. Imboga nziza cyane zifite intungamubiri nziza, imboga wagaburira abana bawe cyangwa se umuryango wawe muri rusange. Rero iyo umaze kuzikundisha amazi uyakuramo, wamara gukuramo amazi yose ukayamaramo ntageremo n'uduce dusigara. Ibyo birangiye rero utangira gushyira utuvuta ku ipanu wayishyuhije cyangwa se n'agasafuriya. Ushyiraho utuvuta twakoresheje olive oil cyangwa se niba wakoresha amavuta ayo ari yo yose. Ugashyiramo udutungurusumu wakase dutoya, gasa nk'udukaranga neza. Rero rwose menya gutegura izi mboga kuko ni nziza cyane kandi ziraryoha. Abantu benshi bajya bageze kumbaza se ni gute twatera izi mboga. Rero mwaruka n'utungurusumu twawe, urabona ko wadukaranze neza. Uzishyiremo za mboga zawe, za mboga wamaze guhoza, zamaze guhora, uzishyiremo zose. Ndakwibutsa ko utarakora subscribe, ukore share, like, comment kugira ngo tujye tubategura n'ibindi byinshi. Rero urakomeza ugaragure za mboga zawe kugira ngo tuvuta twivangemo nazo. Rwose menya gutegura neza amafunguro utazasigara uri wenyine, nako imboga zacu zafasha amavuta. Rwose izi ni imboga nziza cyane. Ushyiremo akunyu kugira ngo bize kuryoha. Bizi waba udafata n'umunyu nabwo ushobora kuziriraho, ariko mu gihe ukoresha umunyu washyiramo akunyu uri kuzikaranga. Murabona ko imboga nziza cyane rwose kandi zifite intungamubiri zihiye mu buryo bwa nyabwo buri standard cyangwa se bugomba kuba uko imboga zigomba kuba zihiye. Rero ni ukuzitegura nta kundi. Rwose ndakurarikira rwose muri rwo kudushyigikira. Urakanda kuri subscribe, ukore like, share, comment, tubwire aho uherereye uri kudukurikirana cyangwa se n'ikindi gitekerezo cyawe. Imboga zacu zabonetse.
uzishyire ku isahani. Ushobora kuzifatisha ibirayi, ushobora kuzifatisha umuceri, ikindi kintu cyose ukunda, umwumbati. Ni imboga nziza cyane rwose kandi urya ukumva uranezerewe urishimye. Rero urazitegura, zitegure neza cyane. Ndakubitsa utarakora subscribe, like, comment, share. Mwakoze kudukurikirana, naho utaha muri video itaha.